Amahoro bene data muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, Muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye, ndaguhimbaje, ngushimiye ko unyemereye kongera kugaruka kuvuga ijambo ryawe. Nsengeye buri wese ugiye kuryumva, nanjye ugiye kurivuga umfashe, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ni umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tubazaniye inyigisho nziza igira iti utwaye ubuhe butumwa, cyangwa se ni ubuhe butumwa utwaye? Utwaye ubuhe butumwa? Dusome ijambo ry'Imana, Filipi 3:7 haravuga ngo nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Dusubiremo, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Ninde uvugwa? Uyu uvugwa ni intumwa Pawulo. Iyi ntumwa Pawulo, uyu wose yitwa Sawuli, tubitse ko izina Sawuli na Pawulo ni amazina avuga ikintu kimwe, cyangwa se ni amazina afite ubusobanuro bumwe gusa ari mu ndimi zitandukanye. Ubundi Sawuli ni mu giheburayo, mu gihe Pawulo byo biri mu kilatini cyangwa se mu kigiriki, bisobanura umuntu mutoya cyangwa se small. Uyu Pawulo ni umwe wemeye gukurikira Yesu, akora misiyo ya Yesu ndetse yemera no kubizira, kubera ko ngo ibyarindamu ye we kubwe byamubereye igihombo ku bwa Kristo. Make yirengagije ibyamunezezaga kugira ngo akurikire Yesu Kristo. Dore akaga. Iyi minsi abizera benshi bari mu kaga. Kubera iki? Bako bahuye n'abiyimitse, bahura n'abimitswe na bene wabo, ariko Imana itarigeze ibimika. Muri iyi minsi uyu murimo w'ivugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, abantu benshi bari kugoreka, nuko hinjiyemo abantu benshi batigeze bahamagarwa n'Imana, ikindi biyimitse cyangwa se bimitswe na bene wabo. Abo ngabo uyu murimo barimo kuwica, barawuvanga. Reka tuvuge ku ntumwa Pawulo. Intumwa Pawulo, uyu nguyu yari umuyahudi w'umuroma, yavukiye i Taruso, ubu ni muri Turikiya. Pawulo uyu nguyu yagize amahirwe, avuka neza, arangije yiga amashuri araminuza. Uyu Pawulo yari umuhanga, yari umunyabwenge, yari afite n'ubuhanga ndetse n'ubumenyi bwo muri iyi si. Yari yarize byinshi, harimo amategeko, harimo filozofi, yarize araminuza. Kandi uyu Pawulo yavuze indimi nyinshi, harimo Ikinyarameya, Ikilatini, Ikigiriki n'izindi nyinshi. Kubwo gukorera Yesu, Pawulo yaretse ibyari umunezero we byose, yemera gukurikira Yesu Kristo. Pawulo yaremeye areka ibyamunezeza byose, ahubwo yemera gukurikira Yesu Kristo. Dore ibintu 3 bikomeye Pawulo yaretse. Icya mbere, Pawulo yaretse akazi keza. Ubundi Pawulo nk'umuntu wari warize neza akaminuza, yagombaga guhita abona akazi mu nzego zikomeye z'isi, agahita abona amafaranga, agahita aba umuntu ukomeye ku isi. Ariko yaretse akazi yagombaga gukora kuko yari akomeye, arabyanga, ahubwo yemera gukora ivugabutumwa, cyangwa se yemera kuvuga ubutumwa. Muri make yemera kuba umumisiyoneri ujyana ubutumwa. Muri make aba misiyologist, ajyana ubutumwa, ajya kuvuga ubutumwa, yirengagiza ko yize, ahubwo abaho nk'utarize. Icya kabiri, Pawulo kugira ngo umurimo w'Imana udatukwa kubwe nk'utagira akazi, yemeye gucishwa bugufi
ndetse atangira kuboha amahema. Mu gihe cyabo kuboha amahema wari umurimo uciriritse cyangwa se wari umurimo ucishije umuntu bugufiya. Yemera gukora umurimo mu gihe cyabo uciye bugufi kugira ngo nk'umuvugabutumwa cyangwa nk'intumwa y'Imana ye kuzasuzugurwa nk'umuntu udafite ikintu akora. Akajya aboha amahema nijoro avuye kuvuga ubutumwa. Nawe ibaze kugira ngo umuntu w'umugabo abohe amahema nijoro atashye, nawe ibaze amahema yo kuboha nijoro mu mwijima, ayo mahema yazaga ameze gute? Cyangwa se kwacuruza kwe mu masoko byagendaga gute? Kubera ko wumva nyine ibintu wakoze nijoro hatabona ntabwo biba ari byiza cyane nk'ibyo umuntu yakoze ku manywa habona. Namwe nimubyiyumvishe. Ariko Pawulo aremera acishwa bugufi, akora umurimo wo kuboha amahema kugira ngo umurimo w'Imana we gutukwa, bavuge ngo uriya mukozi w'Imana akora Imana ariko nta kazi agira. Yemera kuboha iki? Amahema. Acishwa bugufi kandi yarize, yakabaye akoresha impamyabumenyi yabonye z'ikirenga zikaba zatuma abaho neza akabona n'akazi keza, ariko arabyanga ko gukurikira Yesu bimubera ibyaninamuye byose bimubera igihombo. Arabyirengagiza, arabyibuza, aba uciye bugufi kandi yarakomeye. Duhuguwe abavugabutumwa bo muri iyi minsi. Bazanye ubunebwe, kwishyira hejuru, ubwibone ndetse bakabishyira n'Imana. Muri iyi minsi hateye abavugabutumwa bazanye ubunebwe mu kazi, bashaka gukora akazi, bishyize hejuru, bafite ubwibone, barangiza bakabeshyera Imana ngo ngewe rwose ng'Imana ngo yambujije gukora akazi. Imana yakubujije gukora akazi se uzabaho ute? Nuramuka udakoze uzapfa, kuko umuntu wese arakora kugira ngo aronke ibimubeshaho. None wowe uvuze ko Imana yakubujije gukora akazi, uzabaho gute? Abantu bavuga ko bakorera Imana barimitse ubunebwe, barishyize hejuru kubera ubwibone, bakanabeshyera Imana. Aba bantu banze gukora akazi ngo babeho, dore ikizakurikiraho. Bagiye kujya batubura abantu bavuga icyo Imana itavuze, ndetse bizarangira abantu babaye n'amabandi kubera ko badafite icyo bakora. Pawulo rero we yaravuze ngo ngiye kugira ngo mbashe kubaho mvuga ubutumwa kandi ivugabutumwa ndimo ndakora nta muntu utumye cyangwa se ntaritesheje agaciro, reka nemere mbohe amahema nubwo nize amashuri nkaminuza. Mwigire bavuga ubutumwa muri iyi minsi, nimwigire kuri Pawulo, mujye kuboha amahema mubashe kubaho namwe. Icya gatatu, Pawulo yaretse icyubahiro yagombaga kubona nk'umuntu wari warize. Yagomba guhita yubaha akajya hejuru mu nzego z'isi zikomeye zifata ibyemezo, ariko Pawulo yaretse icyubahiro yagombaga kubona. Make Pawulo yavuze ukuri kwa Bibiliya ndetse yemera no kubizira. Yaciwe igihanga ndetse yiciwe i Roma kuba kuvuga ubutumwa. Yavuze ukuri kwa Bibiliya ndetse yemera no kukuzira, birangira anapfuye abizize, agwa mu ivugabutumwa. Gusa Pawulo atabaruka nk'intwari yo kwizera kandi atabaruka akiri umusore. Twibutse ko Pawulo abanyamadini nibo bamugambaniye, bamurega ibirego byinshi ndetse birangira anabizize, yemera no kubipfira, apfira mu murimo w'Imana avuga ukuri kwa Bibiliya. Reka turebe abo muri kino gihe dusohoyemo. Aba kino gihe bo bashaka gukorera Imana bagenda na za moto, bagenda n'amamodoka ahenze. Make wa mugani koko abavugabutumwa bo muri kino gihe bakomeye kuruta ubutumwa. Abavugabutumwa bo muri kino gihe koko wa mugani bakomeye kuruta ubutumwa. Bashaka gukorera Imana muri VIP, bashaka kugenda n'amaguru, ntabwo ari ibyo nk'umukozi w'Imana. Aba ngaba ba Pawulo, Yesu Kristo
bavuze ubutumwa bagenda n'amaguru, ivumbi ribarenga, bavuga ubutumwa basonza, inyota ibica, bavuga ubutumwa. Ariko abo muri iyi minsi bashaka gukorera Imana muri VIP, banywa amazi, bagenda bavuga ubutumwa, banywa n'amazi mu nzira, bagenda n'imodoka zihenze. Ntabwo Yesu yigeze avuga ubutumwa muri ubu buryo, yabuvuze agenda n'amaguru, inyota imwica, izuba rimwica. Abizera bo muri iyi minsi nimuhindure, nimuvuge ubutumwa nk'uko Yesu yajyaga abuvuga, nimuvuge ubutumwa nk'uko intumwa zabuvuze. Reka twibaze ko Pawulo yahombye byose kubwo gukurikira Yesu Kristo. Mukristo wowe wasize iki ku bwa Kristo? Twibaze ko Pawulo yahombye byose kubwo gukurikira Yesu Kristo. Wowe mukristo wasize iki ku bwa Kristo? Mwitekerezeho, nimwisubize. Kubwo gushaka icyubahiro, benshi banze kuvuga ukuri ngo batabura umugati. Umugati ukoze ku bakristo benshi, umugati ukoze ku biyita abakozi b'Imana benshi. Abantu benshi bagoretse ubutumwa kubera umugati. Ntiteranya, ntabura umugati, nzabaho gute? Reka mfe kuvuga uku nguku, si byiza kuvuga ukuri kose. Si byiza kuvuga ukuri kose, aho ni mu isi, ariko Bibiliya yo ivuga ukuri kose. Niba udashaka kuvuga ukuri kose, ntabwo uri umuvugabutumwa, ahubwo urabyita cyangwa se wimitswe na bene wanyu, ntabwo wigeze wimikwa n'Uwiteka. Abo Uwiteka bose yimitse bavuga ukuri kwa Bibiliya, ntabwo waca ku ruhande. Dore aho abizera benshi bageze bakagoreka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, bikaba bitumye benshi bigisha babeshya, birengagiza kuvuga ukuri kwa Bibiliya. Bari kuzira umugati. Cya kabiri, abantu benshi bari kuzira icyubahiro. Ubu umuntu aravuze ngo rwose ngo Imana yaranzamuye, abo niyo ngo bari kuvuga gutyo, ngo impe icyubahiro, ngo ubwo rero rwose ngo nyine ngo Imana yaranzamuye, wese nabigenza gute? Wabigenza gute? Wowe washyizwe hejuru, Imana iri hehe? Nimuhindure, muhindure. Abantu benshi babonye ubutunzi, birangije ubutunzi bwabo bagera bufunga amaso yabo, burayahumisha, kugeza ubwo basigaye bakora ibyaha nkana, bakora ibizira, babishaka, ngo bafite amafaranga, ngo bize ku makonte, konte zaruzuye, amakofeforo yose bizana amafaranga. Mwarangiza abantu bakorera Imana bagakora amakosa, bakamenyera Imana, bakayisuzugura, bakayituka, ngo amakonte y'amafaranga. Imana iraje igosore. Dore ibintu bitatu bikoze ku biyita abakozi b'Imana. Icya mbere, kwikakaza. Uzi ko abita abakozi b'Imana bageze ku rwego bakora ibyaha nkana babishaka kubera kwikakaza. Ukuva umuntu afashe umudamu we aramuhohoteye, ahohoteye umugabo we, ukumva aravuze ngo yatse Imana ngo uburenganzira, ngo nk'umukozi ngo w'Imana. Reka tubahugure bene data. Watse Imana uburenganzira ngo ukore ibyaha nkana? Iyo Mana watse uburenganzira hehe? Aho umuntu ahohotera uwo bashakanye, amukubita ihohoterwa ryose, agahobanyiza akavuga ngo yatse Imana permission. Watse Imana uruhushya. Iyo Mana watse uruhushya ituma uhohotera uwo mwashakanye, ukora ibyaha nkana, iyo Mana ni hehe? Abantu bo muri iyi minsi benshi bafite ikintu cyitwa kwikakaza. Icya kabiri, abantu bo muri iyi minsi bavuga ubutumwa bafite ikintu cyo kumenyera Imana, bamenyereye Imana. Aho umugabo, umugore adivorusa kabiri, gatatu, gatanu, karindwi, wabaza umugabo wose kuki ukora divorce nyinshi? Ukumva aravuze ngo yashatse Vashiti, ngo Vashiti araje ngo aramwirukana, none ngo agiye gushaka ngo Esiteri. Umva izo mvugo, ngo yashatse Vashiti aramwirukana, ashaka undi nayo amubera Vashiti, ngo kuzageza igihe ngo azagera kuri Esiteri. Bivuze make ari gukora ibyaha amenyera Imana. Ashaka umudamu wa mbere arajugunye, uwa kabiri arajugunye, gatatu arajugunye, kane arirukanye, gatanu anazariya. Wamaze se kuki ukora divorce nyinshi byagenze gute? Ukuva umuntu aravuze ngo rwose ngo ntabwo ndabona Esiteri. Ukumva aravuze ngo ntabwo arabona Esiteri, ngo gusanga abashatse bose ba Vashiti.
uko ni ukumenyera Imana. Niba ukorera Imana, irinde kumenyera Imana. Niba koko ukorera Imana yaraguhamagaye koko, irinde kumenyera Imana, ko abantu benshi bagiye kuzira ko bamenyereye Imana. Mu yandi magambo, ukora ibi ngibi wese ari gutukisha izina ry'Imana ihoraho yo mu ijuru, yaremye ijuru n'isi, ngo arayikorera. Gusa abakora iki kizira, abakora ibizira mwese, abakora ibyangana mwese, mugiye kugaragara kandi mugiye kugosorwa nk'uko umuntu agosora amasaka. Icya gatatu, muri iyi minsi abita abakozi b'Imana benshi ntabwo bari kwihana ibyaha, cyangwa se ntabwo batewe n'uyu mudayimoni wo kutihana ibyaha. Ngo Imana ngo izaborohereza, ngo Imana ngo izashyira nk'imiyaga, aho ni mu mvugo y'ubu ngubu, ngo Imana izaborohereza, izashyira nk'imiyaga. Ngo bakoreye Imana, ukumva umuntu aravuze, twakoreye Imana, umurimo waratuvunnye, dufite n'inkovu zawo. Ukumva umuntu aravuga ngo yakoreye Imana, ngo afite n'inkovu z'umurimo w'Imana yakoze. Ibyo se bigatuma utihana ibyaha? Uko ni ukutihana ibyaha nabyo ubwabyo ni muri minsi byateye. Ni mwihane ibyaha niba mukorera Imana ko by'ukuri Imana yahamagaye, ni mwihane, muhindure. Dore igisubizo cyanyu, abantu muri kumenyera Imana, mutihana ibyaha, mukora ibyaha nkana mwese. Dore igisubizo cyanyu. Matayo 7:22-23 haravuga ngo, benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwahanaga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina byinshi mu izina ryawe. 23, nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Dore impamvu bazirukanwa kandi barakoraga ibitangaza mu izina rya Yesu. Bakoze ibitangaza, ariko ntabwo bakoreshejwe ibitangaza. Mwumva aka kantu. Aba bazirura bavuga ko bakoze ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ubundi bakabaye bavuga ngo twakoreshejwe ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze ngo ibitangaza bajyaga bakora nibo ubwabo bagiye babikora, ntabwo bigeze babikoreshwa na Yesu Kristo. Niyo mpamvu umuntu wese wakoze igitangaza atagikoreshejwe, uwo wese uwo murimo imbere y'Imana uzashya. Niyo mpamvu Yesu azavuga ngo mumpe imbere mwa nkozi z'ibimwe, kuko iyi mirimo mwakoze muyikoresheje, iyo mirimo izashya, ntabwo muzigera muyihemberwa. Abo ngabo rero bakabaye bavuga bati, imirimo twakoreshejwe na Yesu Kristo, aho kuvuga ngo imirimo twakoze ku bwa Yesu Kristo. Cyangwa se mu buryo bwumvikana, aba ngabo bavuze ko imirimo bo bakora ibitangaza mu izina rya Yesu Kristo, ariko ntabwo bigeze babikoreshwa mu izina rya Yesu Kristo. Bivuze ngo make itangazo ryabo bo barabikoze, ariko ntabwo bigeze babikoreshwa na Yesu. Igitangaza cyose icyo ari cyo cyose wakoze cyose, uwo murimo uzashya. Umurimo uzahemberwa ni igitangaza, cyangwa se ni imirimo Imana yagukoresheje, iyo uzayihemberwa. Ariko imirimo wakoze uyikoresheje, iyo mirimo izashya. Reka tubagire inama. Turagira inama ngo mukizwe, mureke kwiyobagiza, muhitemo neza, mugire ibyiringiro byuzuye. Abahamagawe n'Imana bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo baharanira icyubahiro. Bo iyo Imana ishyizwe hejuru bo babyungukiramo. Reka dusubiremo, abantu bose bahamagawe n'Imana bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, ntabwo baharanira icyubahiro cyo muri iyi si, ahubwo bo bifuza ko Imana ishyirwa hejuru. Iyo Imana ishyizwe hejuru,
kuri bo bahita babyungukiramo. Ngiryo itandukaniro ry'abakozi n'abiyita abakozi. Ngiri itandukaniro ry'abiyita abakozi ndetse n'abakozi. Kubera ko abakozi bavuga ubutumwa, Imana igashyirwa hejuru, barangiza bo bakabyungukiramo. Ariko abiyita abakozi bo ntabwo ari uko bo babigenza, bo baharanira inyungu zabo. Nimwakire ijambo ry'Imana. Amen.